Yes we mana we, ibi bintu n'ubugome, ibi n'ubugome bukomeye cyane. Ibintu Eric Semuhungu umushu akoreye uwo bita Lorenzo, akaba ari umunyamakuru muri siporo ngo kuri RBA, n'ubugome binamukoreye cyane. So ngo bimeze bite rero? Nkuko mubyibuka kwa gatandatu kuri Stade Amahoro habaye show na show ariko umukino wahuje Gasogi ndetse na Rayon Sport. Ibyakurikiyeho murabizi, Eric Semuhungu yatanze show na showization, arabyina muri stade abantu baromirwa, ibintu abantu batari barigeze babona na rimwe. Nuko abantu bamwe baravuga ati ntacyo bitwaye, abandi barabinenga, abandi bagira icyo babivugaho, ariko nyine umwe mu bantu bagize cyangwa se wabinenze bwa mbere n'uwo bita ngo Lorenzo. So uyu Lorenzo rero, Lorenzo yaranditse ngo ubutumwa burebure cyangwa se butari burebure cyane mu rurimi rw'icyongereza, aravuga ati ngo kids will no longer be welcomed in football stadiums. Nko kuvuga ati abana ntago bazongera kwitabira imikino mu mastade, ubwo yashaka kuvuga ati ibintu Eric Semuhungu arimo gukora biteye isoni, ntago yagakwiye gukora ibintu nk'ibi ngibi muri stade izamo abana cyangwa se izana ababyeyi, ntago batinyuka kuba bazana abana babo muri stade bitewe n'ibi bintu nk'ibi ngibi. Ati rwose ngo end this nonsense ASAP, cyangwa se murangize bino bintu by'ubugorya aka kanya bive. Niyo message yatangaga. Icyakurikiye nuko rero nyuma yuko abantu bamwe bagiye banenga ngo ibyo Eric yakoreye muri stade, Eric yafashe video asobanura neza ukuntu situation yagenze, avuga impamvu ira video yayifashe, avuga yuko ari ikintu gishyashya ashaka kuzana mu Rwanda cyangwa se muri sport hano mu Rwanda, kuvanga sport na entertainment. Avuga yuko usanzwe ari umubyinnyi, avuga ibintu byinshi akora, agategura ama events n'ibyo byose. So iyo video yayipostinze ku rubuga rwa Instagram ye, ariko agumana umujinya yuko hari umuntu wamukriticizinze cyangwa se wamuvuzeho ibintu akabatumva impamvu uwo muntu yamuvuze, na wundi no bita Lorenzo. So Eric rero uyu munsi mu gitondo yapostinze aravuga ngo umunyamakuru wo kuri RBA witwa Lorenzo uri kunsebya muri public kubera namwimye urukundo, wari waranzengereje unsaba amafaranga, mbabarira urekeraho kunsebya kuko nukomeza ndagushyira hanze ibyo uri kwigira ngo bagushime nuko batakuzi, injiji gusa. Murakoze. Eric Semuhungu arasinya. Mana we, murabyumva ibyo bintu? Eric Semuhungu anatubwiye ibintu bibiri, ngo wita Lorenzo ngo arimo aramusebya ngo kwera ko ashobora kuba bufitiye umujinya, ngo kuko Eric Semuhungu ngo yamwimye urukundo, ndetse akaba uyu nguyu Lorenzo yarazengereje Eric Semuhungu amusaba amafaranga. Eric kimaze gupostinga ibintu abanshi bavuye ati Eric sha uri murabeshye, wibeshye Lorenzo, ibyo bintu ntago yabikora. Lorenzo se yagusaba urukundo, Lorenzo ntabwo yagusaba amafaranga. Eric reka guhimbira uwo musore. Eric yakoze iki? Eric yasagaruka ahita postinga none ama post, nimba ama post andakama screenshot yibihe byose n'ibiganiro uyu witwa ngo Lorenzo yagiye ibihe bitandukanye all the way kugeza muri 2019 arimo asaba amafaranga Eric Semuhungu, ndetse anamubwira agashaka reka mwisomere namwe muzi gusoma. Eric Semuhungu yasavuga ati ngiye ngo ndabeshya nasoni, ahita ashyira screenshot wo bitalo Lorenzo rwose arimo kubwira Eric Semuhungu ngese boss lady, ngiye wangurira agacupa ko Imana izaguha umugisha, ngiye singoye ni mitsingi gusa. Ati Lorenzo rwose ngiye singoye ninywera ka mitsingi gusa konyene. Izindi message zo zitangira 2019 ndakurahiye muri December, nkaho yagiye amubwira ati ako kajwi ni sawa cyane, I like it, ati ngo uza turye, ati ahandi ngo care ku team very nice, ahandi ngo one of the late pictures I've ever seen, it's really charming. Wow. So yo, okay. Bigaragara ko umusore yakundaga ibyo Eric yakoraga 2019. Sibyo? Memuretse ntago birarangira, ntago yarangira. Message zirakomeje. Handi yaramubwiye ati wow, ngo thank you so much my dear Lest, I like you. Buretse gatoya. Ati oh wow, yaramukoreye ibiki kwino message tuzuye. Ko tutabona ibyo Eric yaramukoreye ibiki, ko tutabimo kubona ibintu yaramukoreye byatumye avuga ati oh wow, thank you so much my dear Lest, I like you. Aravuga arongera avuga ati again thank you Eric. Ahita komeza wow ngo hi, can I have your WhatsApp number please?
hari itariki 10 December 2019 arakomeza aravuga ati tujye tuvugana gusa tube inshuti cyane. Ngo wamaye namba ya WhatsApp ngo twaya tuvugana gusa tube inshuti cyane. Mwibuka ko yageze kumubwira ati I like your voice. So Eric rero yavuze ati wowe ngo ikintu nyangira ngo nuko waranterese unshaka urukundo ndabyanga, ndetse ushaka no kuko nzajya ngo amafaranga nabyo ndabyanga, ngo nicyo kintu gituma ungendaho. Memuretse witwa Lorenzo nawe yagize icyo asubiza. Witwa Lorenzo nawe savuga ati Eric Semuhungu ngo nibyo koko muri za 2020 twatangiye kwandikirana, icyo gihe wakoraga video zo guteka. Arimo arisobanura ngo nagusabye ko wajya unyigisha guteka, ngo gukoresha ibirungo kuko nibwo nari ngitangira kwibana. Amafaranga yo wajyaga unyandikira unkandira akanyenyeri ntanabigusabye n'abandi ba diaspora. Lorenzo uri burasaba hano, uri burasaba pe. Lorenzo uri burasaba wakirishije Semuhungu mu gihe kitari cyo. Yes we Lorenzo ukinishije Semuhungu igihe kitari cyo. Nabagiriye inama ndababwira ati Semuhungu umunsi yamenyereye Kigali azabirukansa mugira ngo ndimo ndakina. I warned you, narabawoninze mugira ngo n'ugukina. Eric Semuhungu wari uri muri DMZ 2019 2020 kuzamura umwaka amafaranga, message hari twayibonye iragaragara, umubwira ati winywera kamitsigi gusa ngo nakugire ngo nakublessing. Iby'urukundo nubwo bitagaragara 100% gusa byagaragaye hana henshi wagiye umubwira ko afite ijwi ryiza, yambara neza, yambaye imyenda myiza, inshuro nyinshi cyane zitandukanye ama message menshi. Birangira umwatse nimero WhatsApp unamubwira yuko ushaka ko muzajya mwiganirira bucece private. Ikosa koze rero Lorenzo n'abandi benshi bakunda gukora, ubwo waratekereje bavuga ati kubeko ino video Eric Semuhungu arimo kubyina muri stade abantu benshi batayikunze, ngo reka nandike ino tweet ngo abantu benshi baza kunshyigikira ni Eric nimba dufitanye amasinde ya kera ibyo namushakaga bitarakunze, reka nanjye mufatirane kino gihe nyine mukome. So ushaka kumukoma wumvikanisha yuko cyangwa se creating a narrative ko Eric Semuhungu ngazaca abana muri stade ngo kwera kubyina n'ibyo byose bizatuma ngo stade ngo ibikino yitabirwa. Ubukozi kosa kuko Eric ari outside, ari hands. Eric ntago kukureka ngo ugende gutya ziko muri DM uhahoraga wahicaye wahaturamye wahabunditse nk'inkoko ibundikiye amagi urimo usaba amafaranga n'urukundo, nurangiza uze kumwifatira ku gakana muri public ngo nuko ngo video yagiye hanze abantu benshi batayishimiye. Urumva none niwe bigarutse. So nukuvuga ngo ufasha gakoni ugakoza ku mutiba, none inzuki zikuriye ubundi wari uri mu biki. Eric Semuhungu si umunyarwanda nk'abandi, safite uburenganzira bwo kwidagadura nk'abandi bose. Stade se y'amahoro si y'abanyarwanda bose. Eric Semuhungu si umunyarwanda nk'abandi twese. Kuki si yo stade we atajyamo ngo iyo entertainment ubundi niwe wabizanye se. Stade nta hantu bahurira, ntago ari muri kiliziya abantu bagenda, no muri kiliziya abantu barizihirwa bakabyina. Stade se ni gute umuntu atabyina muri stade? Hari itegeko ribuza umuntu kubyina muri stade. So ibikubayeho ni ibingibi washatse kwandagaza Eric Semuhungu none birangiye uhindutse iciro ry'imigani. Ubu ngubu uzahorira wa muntu washatse amafaranga n'urukundo kwa Eric Semuhungu akabikwima kuko ibimenyetso yabigaragaje. Ubu ngubu aragufite nta kuntu wakwisobanura, n'inshuti zawe ziraguseka, aho uzajya unyura hose bazajya baguseka, bibaza ikintu wakoraga muri DM za Eric Semuhungu umusaba amafaranga, umusaba urukundo, warangiza ugacinya umukagenda ukashaka kumuharabika muri public kuri bose babireba, ari ahubwo gasanga niwe wiharabitswe. None se ubu ngubu biragenda gute kuhindutse iciro ry'imigani?